twagiye mujye mubona kuda hano akajisho ariko bitajyanye murazimanura mugeze hariya murakoze namwe abanyamuryango namwe bafite bavandimwe turi kubona hafi yacu bahaye ikaze kandi twishimiye gukomeza kuza gutaramana namwe muri kino gitaramo cyacu ngarukamwaka. Abanyamuryango rero namwe bashyitsi namwe bavandimwe iwacu tubanza Imana nubwo musanze tubyina ariko reka tubanze twiragiza Imana kugira ngo byose bikorwe mu gushaka kwayo.
hano dufite uhagarariye umuryango remezo wacu Ndamiye Jean Marie Vianney, twagira ngo nk'uko asanzwe adutambira ku Mana yongere atakambe byose bikorwe mu gushaka kwayo. Kristo akuzwe, nimudufashe tuyihe amashyi. Ndabona bamwe bicaye utazi Imana nyina nakumva yava mu nzira akigendera, uno wa Satani. Hano n'ubukwe bw'Imana turimo, sibyo? Nukire ko umukecuru urushye ngaho inkumi ziricaye, kandi ubwo niba yagize urwara yatabaza Imana, ntago ari byiza, nimugasuzugura Imana. Abashyitsi rero twari dutegereje barahageze, Imana yaturinze, bamwe baje n'ibyuma by'abazungu, none bageze hano ntacyo bikanze. Hano turahabona ibinyobwa, hari n'ubushera buraza, hari n'urwagwa ndumva ruhari, kugira ngo tutaza gusoma sinsubiramo. Uwo mwegeranye muha amahoro ya Kristo umubwire tusindi bugucure. Odotonze nyagasane komezodo surukundo umugisha wawe uturagire bizaza biruta ibi gutera imbere mu rukundo. Ni wowe udutunze nyagasani, komeza uduhaze urukundo, umugisha wawe uturagire, duhorane umwete mu byaha. Ari umutagatifu, w'inuro mutagatifu, wohereze roho wawe byose bibishya ntizabone guhinduka. Mana nishake inuro mutagatifu, turasaba kwizwa nawe n'ubundi bitunganye no kunogerwa nawe iteka. Turagushimiye Mana kugeza kuri iyi saha dume ku mwuka w'abazima, tugushimiye ko waturindiriye abakwe n'abashyitsi n'abasangwa, mwami wabarinze mu nzira zose. Turagutumira muri kano ka mwanya, ari ibyo turi buvuge n'ibyo turi bukore byose biyoborwe nawe. Tukweretse kandi n'aya mafunguro wateretse imbere yacu, uyaha umugisha, uha umugisha wayateguye. Ibyo tubigusabye ku bwazi kuri umwami wacu, amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Rakoze mukuru w'umuryango remezo Ndamiye Jean Marie Vianney, buri wese mu byicaro bye akomeza agubwe neza, kandi koko uyu ni umunsi w'ibyishimo, buri wese ari buhave anyuzwe. Haba ku biganiro muri iki gitaramo turi buze kugenda tugirana, byaba n'ibyifuzo n'ibitekerezo, byose Imana iri kumwe natwe. Ubwo twarimo dutarama, naje kubona abashyitsi baza batugana, ndetse n'abanyamuryango bakeneye kongera kumva rya jwi ryuje intumbero bihumuriza abanyamuryango. Twagira ngo mu mwanya musanganywe ku ijambo murarihorana, mwongere mugire icyo mubwira abateraniye hano. Murakoze. Arakoze umuvuzi w'amacumu w'umuryango wacu. Mpamagaye nari ndi mu gikari ndi mu turimo, bambwira ati arabona hari isibo hano hafi ku irembo, kandi umuryango wacu ntabwo batujya tugira kuko nta bibi tujya dukora, bityo bitamfatiraho nza kureba abantu. Muraho neza. se nibura nta mutware w'iyi sibo? Nta sibo itagira umutware. Ndamushaka. Se niwe nari ngawenze. N'icyo twari dukumburanye. Wari wihishe. Ku karubanda. Abona iyo nisho mbona gusanze mu gikari. Ndabona ukiri wawe. Ndaho uraho nawe. Usore rwose ndabona ukomeye. Natwe turaho. Iminsi turimo turayirwanya. Waya nibyo rwose. Rero ndabona hari n'iyi mbaga muzanye, reka neza kukwicisha amagambo ibikorwa. Sha uyu mugabo twabanye igihe kirekire, ntabwo hano oya nta mpagarara n'abatezi. Mumbereze kumwakire. Magaze ku maguru yombi rwose, mpagarara nta. Iwacu rero
imanza twabaye ubwo ari wowe umpaye niwe ndasubiza nawe ubu shobuja kwisubiza ntawamenya none se zeyi nuko rwose mbasha munyakirira umungereza mu byicaro bye hanyuma nta nubwo ari kure ntugire ubwoba cyangwa nawe banga n'agatebe mbe nkigumaniye kuko shobuja arajya kureba ujya ugendeza ni ahantu wavuze ikikuzanye ngera amashyi undi wasenze yavuze ngo tubwire wo ku ruhande musindire ubucure ubwo mukomeze mugubwe nuko muri neza aho rero iyo turaho mu nkigi iyo ngiyo mugamba birungi turagumye rwose tugumureke bandi akomeze avuge uburyohe bw'intango bamuteretse rwisasira umusaha reka ubwo wabonye twaje turisibo n'ubundi twari twitabiriye ubutumire mwatubwiye ariko nanjye ntabwo naje gutyo gusa nzamutuye nzanira nanjye mfite uko naje meze ndagira ngo ujye juru nanjye mwumvishe ku ngingo y'iwacu nje gutyo gusa ntabwo ari ukugutwerera kuko nzi ko umuryango wawe utitwereza ariko nanjye ntabwo naje gusa nta nubwo ari n'impamvu nazanye mfite uko naje yishyire mu zindi turaza urakoze ikigera igihe nikigera niba igiye mu zindi hanyuma ariko nkihagaze rero uriya muhungu nuko ndabona ari hafi ntaza kuza kurogoya igitaramo cyanyu murebe akanya kaza kuba mugezeho wenda mu tuntu n'utundi se cyangwa mushaka kumenya amakuru y'iwacu ubwo uriya muhungu araza kuduha umwanya ku murongo w'ibyigwa utumenye ubwo umusaza yanyakiriye nawe uze kutureba tunamuganirize amenye uko tumeze nuko nibyo amenye amakuru y'iwacu uraba wica hanyuma tubona ari ngombwa ariko ntabwo tujya twanga abashyitsi reka tube dutanga ibitekerezo sibyo nk'uko byari bimeze n'ubundi bakaba babwiye hano tugira umwanya wo kwa epimake kwicara tugatekereza mu buryo tubayeho ndetse n'ingamba twafata kugira ngo tutazasubiza iki gihugu imbere kuko natwe izo ngaruka twese zatugarukaho musanze rero turangije kwishimira ibyo cyo twagezeho guhinga nta muntu n'umwe muri isibo yacu umuryango wacu ugomba guhinga adakoresheje ifumbire kuko mu gihe gito runaka utangira ukabona imyaka ihinduye ibara ukagira ngo ni ukwera ukazasanga turwanira ku isoko niyo mpamvu uyu munsi abanyamuryango bacu twese intego si yo kutazajya ku isoko sibyo tuzajya ku isoko tujyanye ibyo twejeje tujyanye umusaruro ntabwo tuzajya guhaha si yo ngamba dufashe twiha amashyirira abandi bagira ibitekerezo mwakongeraho tugakomeza ariko nimubona ibitekerezo bihagije n'ingamba twafashe zihagije nta n'impamvu tutakumva n'abariya bashyitsi batugendereye nta kibazo inosa barakoze abanyamuryango bahagarariwe n'umusaza Mugabe nyakwigira imana umushyitsi mukuru yumvise ko mu ngingo turi kwigamo n'ibitekerezo byanyu birakenewe muje gutubwa mu bitugu ibitekerezo byiza ijambo rwose
kandi twazanye uyu muryango muwuha amashyi menshi cyane. Byanze rero n'umuryango wawe twabonze kiye tumaki, izo ngamba ni nziza kuko aho igihe kigeze amaboko ni ugukora. Haje ikoranabuhanga koko, tugomba guhinga dukoresheje ifumbire, ariko natwe twabigezeho, nta nubwo turi imbere yanyu, natwe turi mu ngamba nk'izo ngizo. Ari nayo mpamvu nishimiye ko duhuza iki gitaramo tukaza kunganira. Iyo muza gushyiramo imbaraga kurwanya n'isuri, tugomba kuyikoresha n'imborera, kuko iyo bitavanze n'imborera ntabwo ikora. Ariko ibyo mwakora byose mutarwanyije n'isuri, kuko mwashyiramo amazi yazakamanuka. Turumva ko turi kumwe mu ngamba rwose, kandi nibyo ikirere cyacu ni cyiza, inzara turayirushya. Nyakubahwa Isayi rero, ndagira ngo nongere mbwire wa mukobwa wanjye, nubwo turi muri izi ngamba rero, ndagira ngo wigire hejuru mu ntera y'imihigo, mwumve. Ya rero ngira n'umusaza udufasha kumva mu gitaramo. Ashije tuva ko inzoga twayiteramira Karunze ko iyi mvugo umuntu yasoma akavuga. Shyira mu ijigo rwose wumve. Karame. ubuki umaze kangahe ku rusenge? Ubuki nzanira Isayi mutara amezi 3. Ongera usome wumve. Soma wumva uri wowe. Ndumva hari inzoga umuntu yagira Rwose ntabyo. Nyamuneka rwose. rero Karame. ubu tugiye gutarama buki. Yego. Nakubwira iki? Ubu n'umuseke wiyongeza undi. Nuko rwose. Reka nere kuvuga nyine itaza kumvugisha amangambure, Yego. ariko nta n'impagarara zirimo, nta n'ibigoranye birimo. Urabyibuka umwaka washize twaje hano dutembera tujya kureba aho twari twaragishishije muri no mibande yo hepfo. Tugeze hano akavura karakuba, cyari mu gihe cyiza rwose. Igihe cyo kugishisha cyari cyarabaye, ariko tubonye ibitonyanga bitangiye kugira tuza kuzireba ngo turebe ko twazazigarura mu nzuri z'iwacu. Tugize amahirwe tugeze hano imvura iragwa. Twageze hano kwa Pimbake batwakira neza, tubona n'urugo rwiza, ari abantu bafite umuco mwiza nk'uw'iwacu. Njye n'abantu twari turi kumwe turavuga tutuye umuryango wawe ushakamo inshuti. Twaragiye tugeze mu rugo tubabwira uko twakiriwe, tubabwira urugendo twagenze, tubabwira n'uko inka twasanze zimeze neza, ndetse twari twaragize n'amahirwe dusanga urwuri rwacu twari twaragishishirijemo ruturanye n'urwanyu, n'abashumba bacu barashyikiranye. Dusanga uwo muryango ari mwiza, nuko twigira inama twe bakuru tuwa muryango waza kuwushakamo amaboko tukunga ubumwe. Nibwo twaje gusaba irembo ry'umugeni, rizasohoka umugeni, izindi nka rigasohoka umugeni. Ibyo nabwo byagenze neza, irembo barariduhaye. Irembo barariduhaye, yewe tunakomeza gusabana.
ibyiza tugize mukabimenya, namwe mwabigira tukabimenya. Uyu munsi rero ubwo mwadutumiraga muri iki gitaramo, twavuze tuti n'ubundi mutumira benshi, rya rembo mwaduhaye hatagira undi uza akaryaka, kandi ntabwo mwari mwima, hanyuma akazatutanga guhitamo. Ndavuga rero ngaho uraturogoye n'ubundi ngaho reka nkurogoye, twari mwimira iki utuzeho ubunyangamugayo buke? wowe ndavuga ntabwo mwari mwima. Ntabwo twarimo twarari kwemera. Oya, ariko ntabwo mbizi. Nakomeza Nuko mumbabarire kuba ntekereje gutya, ariko urumva ntabwo uzi wa wundi wagiye gutira isake yagerayo agatinda undi akaza akayitwara kandi yari yagize. Niyo mpamvu navuze rero tubifatirire hamwe muri iki gitaramo. Mu bahungu dufite harimo n'ubundi wari ugeze igihe cyo gutumirwa mu gitaramo, nubwo tutazanye nawe, ariko twagira ngo tumuvunyishirize. Ari nayo mpamvu twavuga tuti rya rembo koko tuje uyu munsi, mutwemerere tubasabe n'umugeni, hanyuma iki gitaramo tukizezanize n'ibyo byiza byacyo, nibiba ngombwa iryo jambo ribe umuzi w'iki gitaramo. Izayi rwose hejuru yo kugushimirwa mwatwakiriye, twaje no kubasaba umugeni. tuzi ko turi mu gitaramo, nawe ari byo uzi bihinduye. Ntabwo ari kubihindura, ntabwo biri kubihindura. Buriya mu gitaramo ubyinnye neza aragabana, n'uwakoze nabi akagabirwamo. Ubwo rero navuga ngo muri iki gitaramo umuzi wacyo ube no gusaba. Impamvu tuba twebwe twateguye umunsi mukuru, dutegura igitaramo cyo guhigura no kongera guhiga. Rero ibyo ngibyo ntabwo byari birimo, ariko kubera ko n'ibyo ngibyo bitambunanye kandi twebwe kudusaba, ikibi nuko twasabiriza dusabwa nta kibazo. Umuryango wacu urifite kabisa, dusabwa nta kibazo dufite, sibyo ra? Nta kibazo dufite. Nuko rwose nuko ikibazo rero yenda nuko uri busabe yenda imizi y'urutare, icyo kiza kuvuga. ntago nasaba icyo mudafite, kandi ntacyo mwaba mufite ngo munyime, ndabizi. Rero wasabaga ibiki noneho? Navuze nasabaga umugeni. Umugeni kandi umugeni mu muco nyarwanda afite uko asabwa, nimunyemerera ndabasaba. ntacyo twakwimaheramo muri aba ngaba bahitamo. Ntago nakwihitiramo, hitamo uko umutima wawe byose hera ruhande unyuzemo amaso. bose ni beza kandi bose urugero ugahobera, ndabishimira. Ariko umuco w'iwacu ubwo unyemereye, reka manze ngo dushyireho n'ikimenyetso cy'uko dusabye, hanyuma ndaza no kukubwira uwo dusaba. nta kibazo. Twaye Reka turebe, banagira ngo ndebe icyo azana. karame. Ndumva ko muzi ko leta yacu yaciye ruswa, uyu mugabo wa Mukirisiri, ariko turasanga nkwe muravuganye turanamenyeranye. akubwira ko tuvangiye, none reka ibyo tubyihanganiye. Yego, mbere rero yo kugira ngo uravuga uti nigeze kunyarukanza gusaba irembo hano ndabyemeye, none ukaba ushaka gusaba umugeni. dore rero ingorane ufite nyakubahwa. nta ngorane muri uru rugo. Dore ikibazo ufite hano mu uyu muryango. Ikibazo cyo kirabonerwa igisubizo. Wasabye umukobwa wa mbere, none arinze kumira imvi akiri aho ngaho. Twategereje umusore turamubura, ubu twakongera undi n'undi akubura uvi ari aho ngaho. Haguruka Ruresi. Nawe koko urebe. Ugiye kwicara
haguruka kandi muhobere mubwire naho wari nuko utabara igihugu wenda abantu bakumye amashyi aragiye ariko se we ntabwo babazwa no kubona ujyanye mu mihanda umuherekeje ntabwo nibabe bavugana nibabe baganira bibukiranye urukundo rwabo ntabwo none se urankinze uramujyanye ariko nibabe baganira nibabe baganira bamara urukumbuzi anamubwire hanyuma nabo uriya muhungu ubwo akiva ku itabaro arongera yisuganye ikindi gihe nk'iki nawe azaza ibyo tubikomeza ariko bitavanaho byinshi ibyo yose bahutu yavugaga ye buriya nubwo nari navuze gusa ire gute ntago niba ari muri aba nibo nakorera ngo numve ariko mu by'ukuri se ntituzi n'ubu usaba ngo twemere ko anahari tuzi niba yujuje imyaka arayujuje ibyo byose ntabyo watubwiye ntituzi usaba ntituzi n'uwo mu by'ukuri umutature ku buryo wanamutandukanya n'abandi rero umukobwa uri muri uru rugo waba warabengutswe n'umuhungu wanjye aho bahuriye yitwa Aline Uwineza umukobwa mwiza ufite ineza ku mutima no ku mubiri uramureba ukamwibwira ni umukobwa umuhungu wanjye yakunze ndetse we azi no kumuvuga cyane ntamuvuga mukagira ngo ninjye ndi kumwisabira umunsi muranyemerera kumusaba niba nahura afite uburyo aramuvuga ibintu mukamwumva ariko Aline nanjye umuhungu wanjye yamuntungiye urutoki ati nuriya ndavuga ni mwana wanjye uzi guhitamo Uwineza Aline rero muri uru rugo arurimo imyaka arayujuje ndabizi bariganye kuko bameze nk'impanga nimubona babona nusanga bari kumwe biragushimisha imyaka umuhungu wanjye afite niye ni kimwe nunyemerera ko ahari kandi arahari ndabizi ukanyemerera nkamusaba uriya nawe ikindi gihe arava hano dutebukije nawe mwazabaherekereza rimwe nta kibazo kandi rwose wakoze cyane gusaba ni kimwe no kwemererwa ni ikindi Uwineza arahari na bene nyina n'ababyara hano kuri uru rugo ariko se mu by'ukuri aba bantu ntabwo ngewe nzi imyitwarire zamura ikiganza we dufitanye uburyo tuziranye twareranywe twakinanye twiganye ariko uyu muryango ibyaha byawe ntabwo ndi bubyirengere hari icyaha ngira muri uyu muryango uyu muryango buri wese afite uburenganzira ntangira ubuhamya rwose mumumpera amashyi reka duhere kuri Sebahutu icyaha nari mfite ko ukimbabariye nimuyirye bayirye ishire rwose no nyemerera gutanga Rina asabe twagira Yezu nawe yabyemeye rwose Izayi saba turi uko bigenda ubwo rero ndagira ngo mpaguruke iriya yari inzoga twasangiye yo kuvugiraho ijambo ariko iyo niyo
inzoga kandi ntago ariyo yonyine, hari n'isuka. Isuka ni rugori, icyogera inka, ibishigisha bishanga, ndetse ishobora no kuba ari imwe mu bikoresho tuzakoresha turwanya yangara. Rimwe iravuga cyangwa irirangira? Irirangira, iravuga, iragomera. Byose ndimizo. Byose biterwa n'uko uri buyumve. Nuko rwose. Iyo rero uyifashisha ku butaka burebure no mu nkuka no mu gishanga. Irayunganira iyo tugeze ahantu hari agataka kagufi cyangwa karimo n'urubuye, irahamena no mu ntombe. Bityo washyiramo imyaka ikazamuka wafashe kubikoresheje yafunga. urimo urasa. Ubwo rero ibyo akaba ari byo bimenyetso, ariko uru rugo ndugendamo kenshi, kandi mugira uko mufata abakwe, mukagira n'uko mubatandukanya n'abandi bantu baje kubareba. Iyo nyemereye gusaba ukanashyingira mba nabaye umukwe, hari n'ikibindi kisaba. Iki kibindi isibo yacyo, ibumba ryacyo, kera twajyaga twikorera bya bindi bya cyabusheshe, wakubita hasi ntuyore, ari ibyo wari urimo. Ariko iki ngiki cyo ifunguro washyizemo, niyo haba mu munyereri ugize ibyago ariko ntukabigire, ariko byanabaye uratorogwa. Ntabwo ari insiba cyabushe, ni iyahe? Iri ngiri iri bumba ni iry'iwacu muri Karyi, ntabwo ari irya cyabusheshe. Ntabwo ari iry'Iburayi? Oya, ni iryo mu Rwanda. ni iryo mu Rwanda rwose. Fata ubumba rito, hanyuma nuko ubwo rero umugeni nasabaga namukubwiye Narine, ndetse ndabona n'ikirere kigenze neza, wajya kubona ukabona tubonye umugisha. abageni bacu ni kubi, ntabwo ari ukubishakisha Rwose ni ibintu birimo ni umugeni w'amahirwe. ubwo rero nzi ko umugeni adapfa koga rimwe, ahubwo wigire hino uhe ikibumbiro. Urimo kumva? Wigire hino nguhe ikibumbiro umunsi, kuko ntabwo ziba mu kirya. Iyi mashini nayo uzajya uyifashisha uri kwahira. Ba nyirasenge ba Rine nabo ntabwo nabibagiwe, niba azahagera uzababwira ko wamutanze. Ni umusuko wabo w'ababyeyi, ndaza kuwuguha mu kanya. Jara berewe,
uremeye araberewe dore umugeni mwiza tumusanganira araberewe dore inyamibwa mu bakobwa yambaye urugori aragiye umukobwa agira amata we aradusiza aragiye yasineye igitego araberewe dore umugeni mwiza tumusanganira araberewe dore inyamibwa mu bakobwa yambaye urugori uzamwereke ko watowe ukanatozwa n'ibindi aza kugabira inka ziwabo zose araberewe dore umugeni mwiza tumusanganira araberewe dore inyamibwa mu bakobwa yambaye urugori so yemeye inkwano ku manywa y'ihangu banyogosenge bemeye kugutanga karumunaka ubu gasize dore uduteye irungu dusize mu icyuho wemeye nyabusa gukamisha ahandi niko bigenda amahitamo yaje araberewe dore umugeni mwiza tumusanganira araberewe dore inyamibwa mu bakobwa yambaye urugori urukundo ababyeyi bagutoje shenge urutware w'impamba se mwiza wanjye nugereyo ugereyo zari umusendereze maze arusinde ijoro ryose araberewe dore umugeni mwiza tumusanganira araberewe dore inyamibwa mu bakobwa yambaye urugori araberewe dore umugeni mwiza tumusanganira sawa sawa byabaye nta kibazo n'amatambuka nabo basuhuza wasetse uyu munsi ntabwo uzagaruka sa n'uwidebeza ukuntu hanyuma humiriza sinzira fata ukuboko umukoreho uko nguko tuzamure tunyuze hejuru gutya ku itama umanura gatoya yego aho ngaho wa ngiye buri gufata akavidewo komeza ndabaha ifoto imwe bose komeza buretse kugenda bwiza bw'Imana ze wiriwe
nsanze umubyeyi wampaye byinshi, mama wambyaye nza kwitura iki, ko wanyikundiye nkiri mutoya. Inkoni zamba mubyeyi we, ko wamenyereje impuhwe nyinshi, mama wambyaye nza kwitura iki, uri umubyeyi ukwiye impundu. Nsanze umubyeyi anyihoreze, ko nakubereye mfura mbi, nkaguteteza ijoro n'umunsi, mbabarira sinzongera, mbabarira sinzongera. Mfite agahinda intimbirishe, ubura amaso ndore nkurore, ninzanga usanga unyihoreze, mama wambyaye nza kwitura iki, uri umubyeyi uri urukundo, uri umubyeyi uri urukundo, uri umubyeyi uri urukundo, uri umubyeyi uri urukundo, uri umubyeyi uri urukundo. ubuzima bwanjye bwose nzigira Imana, imbona ngiye gutsindwa nzambaza Imana, iyo nyir'ubuvunyi nihitanga imbaraga, kuko namenye kwikunda nzajya nyihungiraho niyo mukiro. Niba uhoraho
umuntu yaritegereje asanga buri kinyabuzima cyose cyangwa se icyaremwe cyose gifite kigenzi cyacyo bisa, ariko we yirebye asanga ni wenyine. Iri somo nanone ryo mu gitabo cy'intangiriro mu rwa kabiri batubwira yuko umuntu yishwe n'irungu yarirebye asanga muri ibyo byaremwe byose ari hagati yabyo wenyine, nta wundi muntu bari kumwe. Nuko uhoraho aragira ati si byiza ko umuntu aba wenyine, ngiye kumugira umufasha bamukwiranye. Kristo Yesu akuzwe. Bageni rero iyi nteruro uragira ngo muze mwizirikane, umuntu ayifate mu mutwe. Ni umufasha mugize gute? Mukwiranye. Bivuze ngo waritegereje mu bandi bakobwa b'urungano rwawe, abo uruta n'abo kuruta, hanyuma utoranyamo uwo niwe mukwiranye. Kandi mukazakomeza mugakwirana nk'uko tumaze kubyumva mu ivanjiri ko icyo Imana yafatanyije ntawe ugomba kujya gute kugitandukanya. Azavuga ati wa muntu nari nkwiranye nawe ejo uyu munsi, nari nkwiranye nawe uyu munsi, uko iminsi igenda ngira ndi kubona urukweto rwanjye rutakinkwira, uzakomeze rukubwire impaka. Uwo niwe mukwiranye, niwe washimwe. Hari umuhanzi waririmbye ngo bavuga yuko abeza bavuka buri munsi, uzabareke bavuke n'akazi kabo, uwawe wamujyanye. Yesu Yesu akuzwe. Uwawe n'uwo n'ubundi bazakomeza bavuke. Hanyuma rero nk'uko twabyumvise, uhoraho amaze gutera mu muntu cyangwa se kumusinziriza akamuvana mu rubavu akarukoramo umugore, ari nabyo abagabo bajya bitwaza, umugore ntabwo yaremwe, yararemwe nawe, sibyo? Ariho musigaye muvuga ngo umugabo niwe waremwe mbere, ngo ubwo yagize agaciro gasumbya ku mugore. Nabo barisobanukiwe, bazi uburyo bajya hejuru y'abagabo. Munyumvira ibyo navuze, babaye bitewe na genda nabo bagiye hejuru, ariko ntibizatume bajya hejuru. Iyo uzamutse cyane birangira uhanutse. Kristo Yesu akuzwe. Hanyuma Imana imaze kurema umugore, umugabo akimubona yariyamiriye ati noneho dore igufwa ryo mu magufwa yanjye n'umubiri uvuye mu mubiri wanjye, uyazitwa umugore kuko mu mugabo ariho avuye. Rero ahangaha hari ibintu abagabo bagiye gusezerana bagomba kumenya. Umugore
nabyo yesu yasubije abafarisayi agira ati mwasomye ko kuva mu ntangiriro rurema yabaremye ari umugabo n'umugore kandi ko yavuze ati nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina kugira ngo yegukire umugore we maze bombi bakaba umubiri umwe bityo baba bakiri babiri ubwo baba babaye umubiri umwe nuko rero icyo imana yafatanyije umuntu akagitandukanya muraza gusezerana mu kanya mwemeranya yuko ari urupfu ruzabatandukanya hanze aha rero ishyamba si ryeru ugomba kubimenya muzasangamo abantu bahagaze mu ruhu ariko mu yindi shusho bashobora guhinduka urupfu bakabatandukanya umubano wanyu ntugerweho mu rushako bisaba kwihangana no gutega amatwi kugira icyo wanga ntikurinde umbwire icyo ushaka ngire gute ntiguhate bageni rero niba mushaka kubaka mukaramya cyangwa se mukaremya ayo magambo muzayagira yanyu icyo mugenzi wawe yanga uzakimurinde icyo akunda uzakimuhate hanyuma mutunge tugane nyagasani yesu nabane nawe hakurikiyeho rero isezerano ryo gushyingirwa nakwigira imbere y'igitari murashaka gusezerana gikirisitu muzi ko mugomba gukundana no kubahana mu bibe nta byose mudahemukirana murabizi muzi ko abashakanye bagomba kwakirana urukundo imana ikunda abana bose imana ibahaye kandi bakabarera gikirisitu murabizi muzi ko abashakanye bagomba yewe Theophile Mugiraneza nemeye ko ari n'uwineza umugore w'umugore kandi musezeranyije ko azamwungukira mu mibereho yacu ari mu mahoro no mu makuba waba muzima cyangwa urwaye ubwo nzamukunda kandi nzamubaha iteka ryose kugera gupfa kandi dusezeranyije ko ntazaguhemukira mu mibereho yacu ari mu mahoro no mu makuba waba muzima cyangwa urwaye ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kandi basendereze mu migisha yayo mutagatifu none rero icyo imana yabumbiye hamwe umuntu ntagagitandukanye uzihe umugisha wawe kugira ngo abagiye kuzambara bakore bakora ugushaka kwawe bagume mu mahoro yawe maze bazabane umwami wacu ari n'uwineza akiyemeza mwambitse akiyemeza mwambitse ni ikimenyetso cy'urukundo ubudahemuka dusezeranye
mu cyaha nzatabaza Imana zikubita imbere yayo nayiza mbabarire insubize mu nzira maze ndonka agakiza ubwo namenye kw'inkunda nzajya nyihunyiraho niyo mukiro nibuhoraho ari amahoro yawe nibuhoraho ari ibyishimo byawe komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza nyagasani muri kumwe hari iby'ubu n'ibizaza nta kizadutanya Imana yadukunze itagira urugero yageze aho itanga Yesu Kristo mwadukize ubwo namenye kw'inkunda nzajya nyihunyiraho niyo mukiro nibuhoraho ari amahoro yawe nibuhoraho ari ibyishimo byawe komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza nyagasani muri kumwe nibuhoraho ari amahoro yawe nibuhoraho
nyagasani turakwinginze dukize ibyago byose bitukuza akazi n'ubwo wezabuze turegereze dukize ibyaha byose zituye n'amakuba yose igihe tugitegereje amezi mumanire kuza kumukiza wacu yesu kristo nyagasani yesu tuzabona intumwa zawe tugasigira amahoro amahoro yanjye twite ku byaha byacu ahubwo kwemera kwa kiliziya yawe maze ku bushake bwawe n'amahoro kandi bumwe bumwe wobaho ugategeka iteka ryose nimugire iteka ahora nyagasani hahirwa abatumiwe ku meza ya nyagasani dore ntama w'imana ukiza ibyaha by'abantu yesu duhabwa tubesheho azatugezemo Thank you.
kugira ngo abo babumviye hamwe ngo babane gikirisitu ngo bajye kugira umutima umwe mu rukundo rumwe rwa Kristo umwami wacu. Yesu akuzwe. Bageni rero hakurikiyeho gukora ibirori kugira ngo mwizihize ubuzima bushya butangiye. Ni byiza. Mugabiye urukundo mwari w'umutima nyemerera nguhonge amagana. 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 Narivuye guhiga mfite umuheto nari nyuye umuhigo nizihiwe ariko mfite icyaka cyandembeje nshaka akagezi hafi ndakabura ninjiye mu rugo ntanga mwaramutse njya gusaba igishirira ngo ntekere itabi umukobwa w'umutima yandamije amata ngaroke buntu. Mugabiye urukundo mwari w'umutima nyemerera nguhonge amagana. 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 Ayo rusi urukundo mbandaga rwogera ruruti rwa Kirima yakundaga karira. Mugabiye urukundo mwari w'umutima nyemerera nguhonge amagana. Kirima niwe wanze kwima karinga ngo arashaka karira umusumbakazi. Mugabiye urukundo mwari w'umutima nyemerera nguhonge amagana. Sabiza nawe yanze kwima inguma asize urungano rwe muri rya shyamba. Mugabiye urukundo mwari w'umutima nyemerera nguhonge amagana. Semutakirwa semutamasha kwe bwiza bw'amashira yamunyaze rugayi. Mugabiye urukundo mwari w'umutima nyemerera nguhonge amagana. 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 Naramubonye umwiza yari mu kirambi mawe avuza uruhindu shenge yari mu gikari nyabusa iyo acumaga igikaka yo karama uwo niwe nakunze sinamuhara. Mugabiye urukundo mwari w'umutima nyemerera nguhonge amagana. Ese waguhaye amata yakwima iki kindi ngwino kabidahandi nkazinikije. Mugabiye urukundo mwari w'umutima nyemerera nguhonge
bambariza biganza bigabambariza ndakwegukanye ugabiye urukundo mwari w'umutima nyemerera nguhonge amagana 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 narivuye guhiga mfite umuheto nari nyuye umuhigo nizihiwe ariko mfite icyaka cyandembeje nshaka akagezi hafi ndakabura ninjiye mu rugo ntanga mwaramutse njya gusaba igishirira ngo ntekere itabi umukobwa w'umutima yandamije amata ngaroke buntu ugabiye urukundo mwari w'umutima nyemerera nguhonge amagana 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 ayo rusi urukundo mbandaga rwogera ruruti rwa Kirima yakundaga karira ugabiye urukundo mwari w'umutima nyemerera nguhonge amagana rero arimo kubwira Aline arimo arabwira Aline rero ati ndi hafi kukugeza ku bikingi by'amarembo humura hanyuma rero buriya Sofiya yiteguye kugira ngo akingurire Aline ariko abasore mu mpene bigaragare nyine musezere kuri mugenzi wanyu neza kandi mumuhe icyo cyubahiro kuko nawe yakibahaye nta kosa hanyuma rero reka duhaguruke twakire abageni bacu duhaguruke turaha amashyi impundu cyane turaha amashyi impundu turabwire tutemurakaza neza tumurakaza neza abageni bacu bana bacu turabakunda cyane yego mwabaye umwe umwugururire mumuhe amashyi menshi cyane aramwugururiye twongeye kugushima nyagasani Imana igira neza natwe muri iyi minsi duhereje inyuma amaso yacu kandi nyagasani tugushimiye ko washoboye gutegura izi gahunda ndetse ukagenda kuzisohoza muri aka kanya rero turakwirinze ko turi ahangaha ari abasangwa turabakweretse tubashyize imbere yawe ndetse n'abakwe nyagasani nabo tubashyize imbere yawe twese uko tungana twishyize mu maboko yawe nuko nyagasani muri uru rugo rwa Yozefu hari amafunguro zimanira abarugenda nyagasani turakwinjiza kugira ngo ayo mafunguro bagiye kutuzimanira uyeze kandi uyeho umugisha nyagasani natwe tuza kudufasha no gutunga rero tugusabye kubwa Yesu Kristo umwami wacu yubaha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu
ariwe ari nawe ndetse n'abaguherekeje mbese ugiye kumuha icyanywa. Reka rero bakwegere abo basore n'inkumi bakwegereze icyo ugomba gufunga. Hariya hari umuziritsi rero nawe ntabwo yoroshye. Iriya ntango bayishyizeho kuko rutoroshye. Uriya muziritsi rero nawe azi ukuntu yashyizeho ruriya rupfuko. Urupfuko rwashyize kuri uriya mutobe wayishuwarine ntabwo rworoshye. Mbere tugira ukumenya ni wenyine urabishobora. Aha amashyi menshi, amashyi menshi, amashyi menshi. Uzimanire Aline. Yego tumvira rero umaze ugeze mu mwanya mwiza wo kutwereka ukuntu rero ugiye kuzimanira umugore wawe. Narinzi ibyo ugiye kubanza kumutwereka neza. Banza umutwereke. Ndabona wari wanze ko ivumbi ryongera kumujyaho kandi utaramugeza mu rugo. Rero ugiye kongera wongera umutwereke ku mugaragaro. Natwe tutari twagize amahirwe yo kumubona cya gihe, natwe tubonereho buhoro rwose, witonze neza. N'ubundi aragutwereka, ntimugire ubwoba cyangwa se ntimugire amashyushyu cyane. Ndabona njye natangiye kureba. Hanyuma rero aha maze rwose nushaka gera baguye noneho umuzimanire baye. Hanyuma rero nimuza kubona ari byiza mu bishime mu bihe n'amashyi, mwubwira muti mwana wacu urakomeye. Ongera umuhe rwose nta kibazo, nashira inyota nawe uraza kubimenya, araza kumwenyura kubera ko buriya kandi arayikunda. Niyongerera uzajya uyimuha rero, nayimuhate kandi umuhe champagne, ujye uyimuha mu gitondo. Yego uyimuhe nimugoroba. Niko meza champagne yarayikumbuye niko yavuze. Ubwo izo nshuro zose niba zageze urabona ko asetse rero. Biriya nibyo bigaragaza rero ko ashimye. Ukuntu avuze, aravuze ngo yabimenye ko umugabo akunda icyubahiro. Ngaho nakimwereye ngo arajya akimuha nakimuha icyo cyubahiro cyose. Umugabo akuze icyubahiro, icyo cyubahiro cye nakimwe tubireba. Ariko nabyo nimubona ari byiza munabishimye munabihe n'amashyi. Arakoze cyane. Hano we muhagaze abanze banyura. Pretty girl, move your waist. Why you all over my head? I think you're the best. Sikira mwana munda, oh la la, oh. Kahongwe nunyekere, yekusha. You're my queen of Sheba, yeah mama. She said she trusts no man. I said sikiliza muda mtoko. Yo nikamwambia pale utapoenda nitakufuata yo. Naye kanikazia eti chenye mwanzo kina mwisho. Would you marry me? Would you marry me? Let me be your only one. Shawty, you're gonna be mine. Mama, yeah, mama, yeah. Oh, nitakupenda. Mama, yeah, mama, yeah. Tagukunda.
what you did to me. No, I can't control my body. Let me be your Mr. Romantic. Oh la la. What's your favorite color? Oh la la. Yeah. Yo nikamwambia pale utapoenda nitakufuata yo. Naye kanikazia eti chinyama nzoke na misho. Would you marry me? Would you marry me? Let me be your only one. Shawty, you're gonna be mine. Mama, yeah, mama, yeah. Oh, nitakupenda. Mama, yeah, mama, yeah. Tagukunda, uteteshe. Mama, yeah, mama, yeah. Would you marry me? Oh, would you marry me? Mama, yeah, mama, yeah. Would you marry me? Yeah. Would you marry me? Yeah. Mama, yeah, mama, yeah. Yeah, my baby. Oh, my baby, baby. Mama, yeah, mama, yeah. My baby. Oh, my baby, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. ibyo mwatetse bimeze neza. Hanyuma rero rwose nta kibazo, gahoro neza, bawutunganye neza twese tugereho. Wongera umwe rwose ego nakubwira ati ndumva rwose ni ibyanyu. Hanyuma Aline rero neza, ariko icya kabiri agira n'imbaraga, aho ashatse hose kugera akageraho kugira ngo urugo rumererwe neza. Kandi nawe akebo kajya wamugarura, ongera ubwo ntabwo ari kwa mugarura ahubwo ni kwa Teofile. Ugakebo kagiye kwa Teofile. Rwose barakoze cyane, Imana ibahe umugisha, murakoze. Mutanze uburenganzira bajye gutunganya neza, nibamara gutunganya noneho baze kutuzanira. Karibu rero mubyeyi, ubanza abakobwa bacu b'ikindi turamuka. muraboneza murakoze kuza kandi nawe muri kumwe. Nyamuneka uyu muryango muwuduhera amashyi mu gihe kandi ayo masabana ntabwo nongera kubabasa. Nuko rero kuri w'agaciro muri uru rugo, uru ni uruhisho twaguhisha. Iratangiye ni ukuri ntabwo n'abandi kandi mubamenye pe uyu muryango muwiteho ni umuryango w'inshuti, mubarebe muwiteho, ntihagire ugira ukebura muri uru rugo. Wicare ugubwe neza kandi wicarekere umwawe, wicarekere umwawe rwose nta kibazo. Nabo turi kumwe iyi nyengo nuko dusanzwe twenga, ariko iyo ni iyawe wihariye. uretse ndakubaza neza. Yego, reka nikubaza neza pe. nugira rwose mbwire ndi kumwe na Byigero. Twagira ngo rero protokole idufashe igere kugira cyane. Mumfashe kugira ngo mumfashe mu biganiriro hariya haraguru kugira kudufasha neza, kuko yego mumbabarire mwe mwigiye nyuma gatoya kugira ngo duhanahane imyanya,
ahantu hacu ni hagari turahakoresha neza kandi bikunde, rero tugerageze twubahane. Murakoze kandi kunyumvira. Mubyeyi rero Kimiye Izayi yarandiye akara, yaranciriye isiri, arambwira ati ariko ndishimye muze kunyakira neza, atari kugereye kwa muzehe ariko nari mfite icyo, noneho muze kumuha umwanya mu rugo rwanyu agira icyo ababwira. avuga ntago wenda nagutanga iyo ugiye kuvuga ushobora kuba ubonye iyo kipe yari iri kwikaraga imbere yawe, uko wabonye bari gushyashyanira kukwakira, buri wese ari gukora ibishoboka byose kugira ngo ashimwe kandi ashyirwe agukoreye icyo ushaka. Uze kwihanganira uwagukandagira, ariko bari guhiganwa, niyo mpamvu bari gushyashyana. Rero ntabwo rwose ntabwo bihuriye namba, ariko numvaga kugira ngo mbashimire. Buriya hari igihe wicara bavuga kuko rero byari ngombwa ko manza nkavuga ubutumwa bwanjye, hanyuma ibindi tukabikora iby'ingenzi byagiye imbere. Muri urwo rwego rero ku itariki 8 wigeze kuza umuryango wabonanye n'umwaki isaba umugeni mwarabiduhaye, amatara mu kanya, mwongere mumwegere mumwitegereze murebe ko uwo mwasabye twabazaniye ariko kubahinduriraho kuri kanyago. Nagira ngo rwose yicara nkatuza. Aravuze avuga ikimugenza, arangije mushyira amacupa ku munwa murongo gusa, nta mashyi nta mundu ntaki. Umugeni babazaniye ntabwo mubishimiye. Iyo ngeso ntabwo nari nyibazi, none Aline ndi kumureba nkabona ari we, ariko uwamukunze kundusha bari kumwe. Leo nubwo washyizemo ingofero, ngira ikambere umbarize Teofile atubwire nimba ari nde ari we bamuhaye, nimba atari we simbi. Ikimenyetso arakora tukamenya ko ari we, ariko mu bantu bose ko ndiyo buri wese ashaka kumukoroba, buri wese ko ndiyo bari gutanga amabwiriza kwa Aline. Bimeze gute Teofile? Ni we cyangwa si we? Uratuje rero nuko uza genda wicara uvuge neza rero bakwakira, ndetse hano ngiye kuguha umuntu ukwitaho by'umwihariko. Claude barakoze, ariko turagira ngo mubanze mu mpera abasaza amashyi kubera ubutumwa bwiza bamaze kugira ngo nze gusaba rwose tugire umutuzo abantu ndagira ngo rwose basabe ibintu uko biteguye neza, buri wese biramugeraho. Turagira ngo rero dusabe abageni Teofile
ntabwo bazi ko gatari deseri. Yego, hanyuma yego, okay. Ubwo rero mutuze hanyuma turagenda tubabwira ntimugire ikibazo kandi tubakurikiranya neza kandi byose mwese birabageraho ntimugire ikibazo. Ibiryo birahari ntagire ugira ikibazo. Hagati aho ngaho rero udukubitiyemo DJ nta kibazo tubyine. Mureke abageni babanze. Nta kibazo. Muhaguruke musarasana yanyu. N'umugore wawe Aline muzajya mutugaburira, ariko nyine nk'uko bigenda kandi bwanagenze murajya mubanza gufumbira uko bihiye. Niyo mpamvu rero mugiye umwe rwose ajye yibute neza yongera ibiro. Yego nibyo rwose, ariko rero banagoye n'amashyi kuko ibyo bintu ni byiza kandi bimeze neza birakwiye. Yongera umwe rwose ajye ashire inzara hanyuma yongera ibiro. Yego kwiye hanyuma noneho mugaburire Inyuma yanjye noneho kandi nzajya nguha wijute uhage. Ibyo uzahaha byose tuzabisangira n'icyubahiro. Ari byiza nawe mumuha amashyi n'impundu. Ubundi ntabwo nitwaga nakwegera neza. avuga urugo wacu arimo aratubwira ngo urwenya rwisasira umusa, ariko ngo ikirima ni ikiri mu ngara. Wowe nawe mwazanye, ariko reka tureke aba bana babanze tugahuruza akaboko ku mbehe n'abana. Reka n'ubundi umushumba aranywa ntarya, ko ari twe tubaragiye, reka babanze bisanzure. Murakoze ababyeyi, niba ari ukubera amaso yanjye amaze kuba matoya cyane, nari nabonye abana bari barangije ariko baracyahari. Reka rero babanze abana iyo bahaze, reka ababyeyi ubundi ababyeyi babaha. Ubu nize kurya ngahaga cyangwa nkanywa nk'ibi, namwe muraba mwibise byayikiyemo. Rero ni byiza kuko muduhaye rugari, reka abana tubanze turye hanyuma noneho. Ariko natwe abana ntabwo turaza gutinda kuko turubaha. Badufashe, abari ku buhanga bw'ibyuma badufashe, hanyuma noneho
turangize noneho ababyeyi nabo babone ukuntu bakurikira tubasaba rwose ko